Ombolenga na Kagege bari ku ruhande ubwo rw'iburyo. Hanyuma hari uwitwa Dauda Yusuf, hari uwitwa Memeri Dawo, hakaba uwitwa Kiwanuka Rumva na Ruboneka ndetse n'uwitwa William Mutogi. Ubwo abandi bose ba Omedi bari kuri bench na ba Gilbert Mugisha na ba Sekiganda bari kuri bench, Lamine Ba kuri bench, Ramazani kuri bench, Bugingo kuri bench, Shimwe Pierre kuri bench na Iraguha Haji kuri bench, umutoza Talebu Abdelrahim. Ngewe navuga ko tugenda tunava kuri uyu mukino APR yatengushye abanyarwanda, yaradutengushye special abakunzi wa PRFC. Kunzi wa PRFC yatangiye itsinda bwa kabiri ratsinda gatatu nabwo iratsinda, nyine ukabona ko hari uburyo ki irimo iragenda yitwara neza, abenshi nyine bayihereza icyizere cyinshi kirenze n'ikikwiye. Nibyo ndo byatumye ndetse n'itengo abanyarwanda cyangwa se afana ikipe ya PRFC ikaza nyine gakina, ukabona irimo iratsinda aho bigoye, ukabona teretsemo igitego, ukabona ko byatumye abantu bayimvamo cyane, icyizere kirazamuka, bibagiza ko PRFC n'ubundi iri hanze. Banashingira none nuko PRFC ese hanze irahatinya, niko njye mbibona. Noneho banashingira ku Sekafa iheruka ko bageze ku mukino n'undi wa nyuma, nabwo itangira ni kura yatangiye, muvuga n'ubundi ku match baraza kuyitsinda bakagera ku mukino wa nyuma, ariko yanyara n'ubundi byanze. Abafana ba PRFC mu pole sana, mwihangane, wenda no kwenda bataratara arimo sera urwaye marera agarutse mu Rwanda. Ese umukinnyi umwe twagiye tubibona na ba Messi bavuga muri ikipe ukabona biranze, shaka bisubona harandi ari yavamo ukabona biranze muri City, ariko watara n'undi yaramaze kumenyera, amaze kwitwara neza cyane kandi ubona ko ari umukinnyi w'umuhanga. Ariko APRFC ibijyanye n'abakinnyi yaguze no kwimeza no kwihagaze, niba wenda n'ubundi ukina kuri ataka ari mu top scorer, numva nyine cyawe atari kitari kuba ari ikibazo cyane, nubwo wenda nacyo kirimo. Ariko abafana ba PRFC nimushakira ikibazo kuri Watara, ahubwo mu bwanyu ikipe yanyu iroroshye, yagaragaje urwego rutari rwiza muri imikino ya Sekafa. Yes, ubwo rero ni ibyo ngibyo. Hanyuma indi match rero yahuje Singida na KMC. Ekipe ya Singida itsinda KMC ibitego 2-0. Kratos Chota Chama na Ande Kofi ku munota 64 birangira n'ubundi bagejeje ikipe ya Singida ku mukino wa nyuma. Singida ubwo izahura na Rayon Sport muri weekend. Twavuga ko ni iramutse itwaye iki gikombe yaza guhura na Rayon Sport iri mu mwuka mwiza. Singida ishobora kuzatsinda Rayon, ifite abakinnyi bakomeye. Singida ishobora kuzatsinda Rayon uko imeze no kuyagaze. Ni ibintu nyine ubona ko bishoboka cyane kuba kuri Singida. Rayon Sport igifite Basumani wenda ntijya yiburira, ariko n'undi umukino wo kwishyura ubera hanze birasaba kugira ngo Rayon Sport itsindire nka 3 mu Rwanda cyangwa 2 ku busa, kubera ko igitego cyo hanze kiracyabara. Ariko mu gihe Singida yabone gatego kamwe hano mu Rwanda n'ubundi yaba yavuyemo, bisaba kugira nyine Rayon Sport itsinde difference y'ibitego. Buriya difference y'ibitego biri muri Afrika ni byinshi, kuko hari igihe uterekamo 2 byaranyuye tubona ikipe uteretsemo ikindi cyo kwishyura, ugasanga n'undi ikipe iragusezereye. Ubwo rero Rayon Sport kugira ngo ikomeze cyangwa se itware neza bisaba ngo izitware neza hano mu Rwanda, none natsinda ibitego byinshi cyangwa se mu difference y'ibitego byinshi. Singida irakomeye, kapiteni wayo ni Hari Dawucu Umugande. Ubwo na Chota Chama nawo kabari. Kandi Chota Chama arahari, ni benshi. Kipe ya Singida irakomeye. Singida irakomeye abareyo mukenyereze ikomere. Gukenyera gusa se? Kenyereze ikomere kabisa. Oya, kipe ya Singida irakomeye kubera ko uzanye ibintu nyine byo ngo byo kuzemera mu gake gake bagusoza. Yes, ubwo rero ni ibyo ngibyo ku ikipe ya APR saa 5 nibwo barakina umwanya wa gatatu. Hanyuma finale na yiro uyu munsi, finale uyu munsi ubwo ari Hilal n'ikipe ya Singida bakaza kuba bishaka mugomba kwegukana igikombe. Ni nako ubwo ku muyandi makuru mu ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo abari n'abategarugori ba Rayon Sport baje kuba bitwara neza, basezerera ikipe ya Kampala Queens yara mu gihugu cya Uganda, banganyije ubusa ku busa, bagiye muri penalty. Witwa Angelina muzamu wigaragaje cyane, Ndakimana Angelina
apanguramo penalty ya mbere ndetse na penalty ya nyuma. Kuri ekipe ya siporo nibyo twatangiriyeho, ntabwo ijya yiburira iraza nyine ukabona kwitwara nabi, ukabona iri kugenda bari gusunikiriza bigeze kujya muri Sekafa bahera muri Afurika y'Epfo babuze amafaranga yitije kugira ngo basige bari kumwe na namenye ngo bavuyemo wari SG muri ekipe ya siporo. Ubwo rero mu mikino ya Sekafa batangiye batsinda ikipe ifite iki gikombe, bageze ku mukino wundi wa nyuma. Rayon Sport ndimo ndabona ishobora gutwara iki gikombe. Kipe nishya mu kipe y'abagore kuko ntago iri imwe na za Kigali n'andi makipe atandukanye na za Scandinavia zaje mbere ikipe Rayon Sport, ariko nyine byandi by'abareba bavuga ngo Rayon Sport ngo ni ikipe y'Imana ntago ujya yiburira. Birashoboka cyane n'ubundi ko ishobora kuzikitwara neza cyane mu gihe cyangwa ubundi ikaba yakora byinshi bitandukanye. Ngo kuri ikipe n'ubundi ya Rayon Sport ndimo ndabona iraza kugitwara, abareba yemere prime. Nabonye na Federation y'umupira w'amaguru Shema Fabrice yabemereye miliyoni 2.5, hanyuma n'abandi bayoborana nabo babemereza miliyoni 2.5 ziba miliyoni zigera kuri 5 ku giti cya plan zivuye muri Federwafa ku giti cya ku mufuka. 2.5 kuri Fabrice nabo ari kumwe nabo muri komite babemereza 2.5 zibe 5, bagomba kuzereza ikipe Sport nka prime ko kwitwara neza cyane bakagera ku mukino wa nyuma. Nabonaga na Ministeri ya Sport rwose bagenda bayiferista bagenda bayiferista anga kukabona ukuntu bigora se kuko ashakiraho ugashakiraho ngaho birasaba ngo ugire uko wandikamo birasaba ngo bigire kada nayibonye, ariko nyine kubona ko bisaba guca mu zindi nzira. Ministry of Sports Neri Mukazayiye nawe nabonye yigaragaje ati mukomereza aho bakobwa bacu murashoboka kandi tubari inyuma, icyo gikombe mu gitahane muze maze u Rwanda rweme. Nyuma ko arimo akomata kuri tweet ya Ministeri ya Sport. Rero ko bamugeze ku mukino wa nyuma igikombe cya Sekafa Kagame Cup ni ibintu byiza cyane kandi tubari inyuma nk'igihugu, kandi iki gikombe mukizane mu rugo. Numva ko ari ibintu byiza cyane kuri ikipe ya Sport. Rero Sport ubona ko kugenda kose ni sawa. Icyo abantu bibaza ntago barayaryaniramo noneho abariye kuba bayabonye ni kimwe, ahubwo aya mafaranga arakoreshwa ate? Barahemba abagabo se? Oya byandi bari kwishyuza ngo ibirarane n'ibiki byose. Nyine bashobora kuvuga bati reka tuyigurizeho ku ikipe ya ibyo byo Tadeo ntubikore kabisa. Reka yarega nayo igomba kubaho kandi kabaho neza abakobwa nabo. Nosi ari abakobwa nabo abagabo bafite umusaruro mwiza nabaho ubu ngubu. Nabako none se nosi urajya kwiguriza ubaca intege kandi bari meze neza. Banabikora ari. Oya Fabrice ntago ari guhembera reyo y'abagabo. Ni prime yatanze ku bakobwa